abantu barabivuga nawe akabivuga kandi ngewe nk'umuntu ushinzwe kumurebera inyungu ze nanjye iyo umuntu ambajije ndabivuga nanjye ndabivuga nkavuga ati n'umuhanzi wa mbere mu gihugu kubera ko biri mu nyungu zanjye ukaba umuhanzi amarangamutima cyangwa imibare biri mu nyungu zanjye ukaba umuhanzi wa mbere mu gihugu. Yes, reka twongere tuguha ikaze none wowe ukomeje gukora subscribe kuri Take One ndetse udahwema kubana natwe ugakomeza kumva ndetse no gukurikira ibiganiro na filime dushyira hano kuri Take One. Reka nongere gushimira rero tumaze rero kuva mu kiganiro n'abanyamakuru aha hari kubera ikiganiro n'abanyamakuru hano kuri Kigali Universe kuri Kigali Universe ahantu Chorale de Kigali ifite igitaramo cyitwa Voices of the Harmony. Iyi concert ikaba yari yakorewe press conference ariko abanyamakuru bahita baboneraho guhita baka uwo bita Kenny Mugarura uhagarariye 155 AM ndetse warunahagarariye iyi nzu ya Kigali Universe ubwo habaga iyi press conference. Akaba rero yabajijwe ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye cyane kuri iki gitaramo, gusa ibyo tugiye kwibandaho ni ikibazo 155 AM ifitanye na Eleeh. Ubwo Eleeh rero yabazwa ubwo bamubazaga kubijyanye na Eleeh, uyu Kenny Mugarura umva uko yahise asubiza ku kijyanye n'ikibazo gikomeye cyane iyi nzu ya 155 AM ifitanye na Eleeh wahoze ari producer wabo bikaza kurangira producer bagiranye ikibazo cyuko uyu mu producer ngo ntabwo yongeye kuboneka ndetse kuri studio ngamaze igihe kigera ku mezi 3 atahakandagira. Hanyuma nkuko uyu Kenny Mugarura yabitangarije igihe ubwo wakoraga ikiganiro na Emmy Ikinege bakoze ikiganiro cyiza cyane, icyo kiganiro kimara nk'isaha. Iki kiganiro rero nibwo Kenny Mugarura yasobanuye cyane byimbitse ikibazo bafitanye na Eleeh. Rero iki kibazo kimara kugisobanura nibwo n'uyu munsi rero yaje kukibazwaho mbivugaho bakwirefera kameme si ngombwa ngo nkomeze nsubiramo ibintu bimwe na bimwe. Twakabajije nta contact irongera kubaho nyuma cyagiye kugeza na n'ubu nta contact iraba kugeza na n'ubu nta contact iraba gusa ntago ari njye umuhamagara kuko urwo rwego numva twararurenze ni legal team ubu zirimo ziravugana ntago ari njyewe. So icyo ngicyo nibaza ko icyo ngicyo cyo twakirengaho kandi nibaza ko kizagenda neza. Mu by'ukuri nuko mubitekereza ko bishobora kugenda nabi ariko ntago bizagenda nabi. Turifuza ko byanagenda neza. Gusonera habaho gusonerwa ariko usonerwa habaho n'ibitabi banza aboneke. Ntago nasonera ikintu kitaranemerwa wenda se nimba atari nabyo. Sibyo gusa rero kuko Kenny Mugarura bamubajije ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye cyane by'umwihariko kuri aba bahanzi ahagarariye mu nzu ya 155 AM ndetse no kubijyanye n'ikipe bafite ya UGB, ariko by'umwihariko bamubajije kuri Bruce Melody aka Munyakazi aka ibindi bintu byinshi cyane. Bruce Melody rero aherutse guca gahigo katigeze gakorwa n'undi muhanzi wese hano mu Rwanda, aho album ye yitwa Colorful Generation imaze kumvuga inshuro zigera kuri miliyoni 40 kuri digital platforms zicururizwaho umuziki. Akaba ari akayabo k'amafaranga nuko nta mwanya mfite ndana guhita babarire yenda mpite babwira n'amafaranga umuntu aba yinjije iyo afite streams zigera kuri miliyoni 40. Ugenda nyine ugereranya uburyo ki ayo mafaranga izo digital platforms zishyura yenda streams 1000 uko izo digital platforms nkuko Kenny Mugarura nawe abibona ndetse nkuko avuga ko izi digital platforms arizo zigiye kuba zaba future ya music generating income. Akaba ariho hano abahanzi bakabaye batagitinga cyane kugira ngo imiziki yabo icuruzwe ndetse ibabyarire amafaranga aho kugura cyangwa se bya bindi bakora
byo kugura ama views kuri YouTube, akavuga ati ibyo ntabwo bigezeho rwose, no kwangiza umwanya ndetse n'amafaranga. Kenny Mugarura rero umva uko yavuze nyuma yaho bari bamubajije ku bijyanye n'ibyo ki Coach Gael yavuze ati ni gutya twe twaje kwica umuziki. Uko murabyibuka neza, Coach Gael yegeze ashinjwa na manager Muyoboke Alex, manager bihe byose, avuga ko Coach Gael nta kindi kimugenza ari kwica umuziki, ko kwica umuziki ari cyo kimugenza. Hanyuma nawe rero iyo agiye kwishongora ku kintu icyo ari cyo cyose bavuze cyangwa bamuvuzeho, ahita avuga ati reka dukomeze twica umuziki, kuko icyo kintu cyaramusekeje cyane bitewe n'uburyo cy'ibi bintu yaraje kubishoramo amafaranga ndetse n'akayabo, akumva abantu batigeze b'investingamo amafaranga bashyizemo umwanya gusa bakaba ari bo ubwo bamugira inama. Ibyo umva uburyo ki Kenny Mugarura mu bwenge bwinshi cyane yabisobanuye ndetse abisubiza abanyamakuru. Wenda so hanyuma ibyo kuri Bruce Melody tubiretse Bruce Melody, that was a very big achievement. Twebwe nka Lebo ni ibintu twihaye intego yuko tugiye gufokasinga cyane kuri streams dukura mu bihangano dushyira hanze. Nibyo koko dukora ibihangano byinshi tukanacuruza mu buryo bwinshi butandukanye, yaba kwamamaza, yaba ibitaramo, ariko the future icyo tubona nk'akazoza k'umuziki mu by'ukuri kari muri streams. So kubona album yumva na miliyoni 40, it was a very big milestone. Si byo gusa rero kuko Kenny Mugarura yaje kubana none abazwa ku kijyanye n'igitaramo bari bategura cyo kuzasana Chris Brown i Kigali. Chris Brown akaba ari naha i Kigali mu Rwanda. Umva uburyo ki Kenny Mugarura nabwo yasobanuye cyane cyane ko abantu benshi cyane ntabwo bageze babyizera, ntabwo bageze babyumva ko mu by'ukuri Coach Gael afite ubu bushobozi bwo kuba yazana uyu muhanzi rurangiranwa w'umunyamerika, kuko Kenny Mugarura nibyo byonyine yasobanuye, kuko umva n'uburyo ki yahereyeho asobanura uburyo ki abenshi mu banyamakuru mu Rwanda barimo bavuga uburyo ki Bruce Melody ashobora kuba agiye gutandukana n'inzu itunganya umuziki ya 155 AM, ahubwo akajya mu maboko y'Abanyafurika y'Epfo basanzwe bareberera inyungu z'umuhanzi kazi Tyler. Akaba Bruce Melody nawe agiye kuba yabaraba arizwa mu nzu itunganya umuziki ibarizwamo Tyler, umuhanzi kazi ukomeye cyane ku mugabane w'Afurika, ndetse ubu uri no mu bakomeye cyane bagezweho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umva ibisobanuro Kenny Mugarura yatanze ku bijyanye no kuzana Chris Brown i Kigali mu Rwanda. Burakuzana umuntu witwa Chris Brown, abantu ntibabyemera, ntibabyumva, ariko nkaho uri mu bantu bashobora no kuba baranamuhamagaye kuri telefone Chris Brown akakubwira ati niteguye kuza mu Rwanda rwose, mumamagaye byaba bigeze hehe? Byaba bigeze hehe? Ese koko nibyo birashoboka? Icyo gitekerezo mwagize mubona kigeze kuri tangaye ku ijana ku buryo wenda n'abantu babyibazaho bari babona igisubizo kirambye? Ngiye gusubiza mu magambo ashobora korohereza kumva umunyarwanda yumve exactly uko process imeze. Kubaka inzu y'ubucuruzi muri Nyabugogo hatarimo ikibanza bishobora gutwara miliyoni 2 z'amadolari cyangwa 2 n'igice. Kubaka inzu nka Chic byagutwara miliyoni zitari munsi ya 25 z'amadolari. Kuzana Chris Brown bishobora gutwara hafi miliyoni 3 z'amadolari. Kuba rero project ifite iyo magnitude, si project umuntu arashinga, si project umuntu arashinga, kandi si project n'impapuro nsaba iyo ngiye gukoresha umuhanzi wanjye nyarwanda cyangwa muri East Africa zitandukanye niyo ngiye gukoresha umuhanzi nka Chris Brown. Chris Brown masters zimwe na zimwe abazifite uburenganzira 100%. So hari ama license n'amalicense mugomba gukurikiza kugira ngo azaze anakore repertoire ye yemewe. N'amafaranga menshi umwishyura hari igihe ajya muri abo bantu bafite amalicense y'indirimbo ze. So ntago ari ibintu
nk'uko abantu babitekereza nk'uko umuntu ashobora gupanga show ya Chorale de Kigali. Kenny nanone yongeye abazwa rero kubijyanye n'abahanzi bagiye batandukanye ndetse avuga cyane cyane by'umwihariko kubivugwa kuri Tom Close ndetse n'uwitwa Robin Ngabo nyuma yaho bita Robin Ngabo amuvuze nabi cyane ati uyu niwe muhanzi wagiye urengera ndetse bagize igitangaza kandi uyu muhanzi mu by'ukuri nta muhanzi umurimo ahubwo ari umuhanzi w'umuswa ahubwo wagiye uba hyped overrated birenze urugero kubera ko nta kintu na kimwe mu by'ukuri yigeze akora mu muziki nyarwanda ko n'indirimbo ze ngo za kera yagiye aririmba izo ndirimbo zose zabaga ari mbi cyane gusa Kenny Mugarura nabyo afite uko yabisobanuye ndetse ahereye ku buryo ki abantu benshi cyane bibaza bati se mu by'ukuri Bruce Melody niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda umva ibyo byose rero buryo ki Kenny Mugarura yahise abihuza ndetse akabisobanura n'ubwenge bwinshi cyane Kuntu mbyumva n'uburenganzira bwe kuvuga uko abyumva ibaza ko nk'uko wantunze mikoro hari undi wamutunze mikoro aramubaza bisubiza uko abibona attention yahawe arayikwiriye se ko abantu bose bahagurutse David Bayingana Muyoboke attention nibaza ko ari media irimo irayimuha n'ubundi so biramutse adakwiriye attention ntago mwari kuba murimo muranabimbaza nanjye bavuga ko ari kumuvaratinga nawe ari operation yayikuyemo aho ngaho mu by'ukuri ibyo bibazo ndumva bindenze tugushimire rero we wari ukurikiye Take One ndetse tukomeze no kugushishikariza gukomeza gukurikira ibiganiro byacu anytime we drop another new banger and this how we do it. Reka rero mbasezere babwirane mukomeze mugire umunsi mwiza cyane. Be blessed and stay calm, stay cool, everything blessed.